Ikintu cya gatandatu nicyo twari tugezeho, ngo abantu bakunze kwicuza iyo bageze mu myaka ya 45 kuri 50 kuzamuka, ngo bakunze kwicuza kuba baragiye bumva iby'abandi bantu babashakagaho cyangwa se bashaka ko bakora kurusha uko bo ubwabo biyumva. Muri abantu benshi hari igihe usanga umuntu guhera kiri muto akora ibyo abantu bashaka, ibijyanye n'ibyifuzo by'abantu, cyangwa se abantu bamubwira ati reka nta muntu ugikora ibyo ngibyo, wakora ibi ngibi, we n'ibyo yashakaga gukora cyangwa se ibijyanye n'ubushake bye akaba yabyirengagiza kugira ngo akore ibyo bintu atagira ukundi kuntu agaragara. Icyo gihe rero ngo iyo umaze gukura urabyicuza ukavuga ati kuki nakuze ibyo abantu bashaka gusa n'ibitekerezo byabo ngiye sinkora ibyanjye. Ikindi kintu rero ngo cya karindwi, ngo abantu benshi bakunze kwicuza iyo bageze muri iyo myaka, ngo abantu benshi bakunze kwicuza kuba barafashe umwanya munini wabo, baba bari mu bibazo, baba hari ibyo bashaka kwirengagiza, baba bashaka kwirengagiza irungu, baba bashaka kwirengagiza uburibwe bafite, yaba ari agahinda bafite, cyangwa se yaba ari ugushaka kurya ubuzima nyine ukumva ufite irungu ukavuga atari kuwajya kurya ubuzima, bakaba baramaze umwanya munini wabo bakoresha ibiyobyabwenge cyangwa se banywa amayoga menshi cyane, mbega bagerageza kujya hayi kugira ngo birangaze iminsi yicume, baruhure mu mutwe, barya ubuzima, birengagiza agahinda bafite n'ibibazo bafite mu buzima, ugasanga babijyana mu nzoga n'ibiyobyabwenge. Abo bantu nanone ngo iyo bageze mu myaka 45 ngo barabyicuza cyane, kuko ngo ubundi ngo uburibwe ufite, agahinda ufite, depression ufite n'ibindi bibazo byose, cyangwa se no kumva ko ufite irungu umwanya nyine wabaye muto, ibyo byose ubundi